Banyarwandakazi, Banyarwanda, uyu munsi mu kiganiro nabateguriye mfite interuro igira iti twakwigira ku mateka yacu gute. Amateka ni umwarimu mwiza. Nkurikije amateka n'igihe maze mu buzima, nashoboye gusobanukirwa neza ko uko byagenda kose amateka ajya yisubiraho ubwayo. U Rwanda dufite rurimo abategetsi badashobora kwihanganira abatavuga rumwe nabo, abanyamakuru bigenga cyangwa undi wese ushobora kwerekana akarengane cyangwa ibitagenda neza. Hari systeme y'igitugu, systeme ihohotera abenegihugu, ihonyora uburenganzira bwa muntu birenze urugero. Ubutegetsi bubeshya amahanga yuko igihugu gifite umutekano n'iterambere, mu gihe abaturage bariho nabi bazirekanamizwa n'ubukene. Umutegetsi uri mu Rwanda yigize umwami, we n'umuryango we n'agatsiko yizengurukije, ubu bararya imitsi ya rubanda n'imfashanyo zose ziva mu mahanga, mu gihe amajwi avugira abaturage bakandamizwa yose yacecekeshejwe. Ingoma iri mu Rwanda ifunga abaturage uko yishakiye, ni ingoma inyereza abantu ikanica benshi batavuga rumwe n'ubwo butegetsi, bikaba ubu byarabaye akamenyero. Abanyepolitike, abantu baharanira impinduka, abanyamakuru bigenga n'abacuruzi bishoboye bari mu gihugu ndetse no mu mahanga, abo bose babaye targets z'ibanze za Kagame. Ntabwo nasubira mu mibare y'abicwa, abafunzwe, ababuriwe irengero n'abagiraniwe bari mu gihugu ndetse no hanze. Impunzi zihunga buri munsi noneho zo mu moko yose agize u Rwanda kuva muri 90 kugeza ubu zirabarerwa mu mamiliyoni aho ziri ku isi hose. Paul Kagame we n'abafatanyabikorwa be, ndabibutsa ko mugomba kuzirikana ibi bikurikira bijyanye n'amateka y'u Rwanda ndetse no mu karere. Kuri abo bose bayoboye ibihugu byabo ku gitugu, u Rwanda nyuma y'ubwami cyangwa y'ingoma ya cyami, nangwa se mbereho gatoya ya independence, buri muyobozi wategetse u Rwanda byabaye ngombwa ko akurwa ku butegetsi ku ngufu cyangwa ko yagombye kugwa ku ngoma. Ni ukuvuga ngo yarishwe kubera ko yananiraniye mu ntebe y'ubutegetsi. Ibi bivuze ko ingaruka zo kwanga kureba kure ugashyira mu gaciro, ukajyana ibyo ufite uko ibyo, aho kuzabisiga byose uko byakabaye, urashukwa n'iby'isi
ukanga ukizirika ku butegetsi gutyo, haba mu Rwanda n'ahandi aho ari hose. Ibi bigereranywa no gusinyira urupfu. Ariko Kagame we muzi ko n'inkiko zisanzwe zimutegereje, haba nubwo n'abaturage bazimutanga, kuko mu mitima yabo bararushye, barababaye cyane, kuko Kagame yabasunitse ku rukuta biratinda. Nta muperezida wo mu Rwanda wigeze ubana n'undi wacyuye igihe ngo babangikane, nk'uko bibera mu bihugu bindi by'abaturanyi, mu karere n'ahandi. Oya, ibyo iwacu ni umuziro uziririzwa. Dore nk'ubu Kayibanda, intwari mu byiswe impinduramatwara y'abahutu, ishema ry'abahutu ngo mu kurwanya no kwigaranzura abatutsi, uwo yirukanywe n'abasirikare bakuriwe na General Habyarimana, cyane cyane bakomoka mu karere k'amajyaruguru y'igihugu. Baramufashe bamushinja ibirego byinshi by'ibihimbano, bamuhamya ibyaha uko babyifuza, bamwica urubozo mu magereza yo hirya no hino mu gihugu, kugeza ubwo apfuye urupfu rubi. Uwo ni uwa mbere. Nawe nyakwica Kayibanda, General Habyarimana, yaraje yitwa intwari ku bakomoka mu majyaruguru ndetse n'abo mu ishyaka rye rya MRND. Ashimagizwa cyane ngo ko yazanye iterambere ry'igihugu ndetse ngo n'umutekano udadiye. Uwo nawe yaje kuraswa, arasirwa mu ndege hejuru y'aho yaratuye, arahanurwa, agwa ibisigazwa bigwa mu icumbi rye hariya i Kanombe. Ahanuwe na Paul Kagame, ndetse u Rwanda birangira ruguye mu kajagari n'akangaratete kavuyemo jenoside. Kuva kuri jenoside gukomeza nibura kuva muri 1994 kugera mu mwaka wa 2000, hari hamaze gupfa abanyarwanda bagera kuri miliyoni hagati y'ebyiri n'eshatu muri iyo minsi. Abo no guteranya abanyarwanda baguye mu Rwanda muri rusange no muri Kongo, kandi na n'ubu impfu ziracyakomeza. Pasiteri Bizimungu watowe na FPR ngo azayobore leta y'ubumwe mu gihe FPR yafataga ubutegetsi, byaranze kubera umururumba wa Kagame. Kagame wari ufite imbaraga zishingiye ku ngabo zari za RPA, ntabwo yashoboraga kwemerera Bizimungu gukorera abanyarwanda muri transition nk'uko byari byateganijwe. Yamunanije manda ye. Perezida Bizimungu igihe cyose abaho nk'agakingirizo, maze bavaho Kagame amuhimbira ibirego by'ibinyoma, aratotezwa, maze ahatirwa kwegura kubera ko Kagame yashakaga kwima ingoma ye hute hute. Nyuma Bizimungu yaje kugerageza kujya muri gukora ibijyanye na demokarasi, ashinga ishyaka, ariko aha ntabwo yari azi ko arimo kwicukurira imva
azahambwamo. Kagame yamushinjije ibyaha kubera iryo shyaka aryita iry'amacakubiri, amufunga imyaka myinshi uko abishatse. Nyuma y'uko ubuzima bwa Bizimungu bwari bumerewe nabi kandi atabona ubuvuzi bukwiriye, yakuwe mu buroko araza afungirwa iwe mu rugo. Ubu niho arimo gupfira uruhongohongo. Turungurutse muri neighborhood hirya mu baturanyi, Idi Amin wa Uganda yafasha abaturage be nabi. Muzi ko aho yahereye. Muzi Mobutu muri Congo yitwaga Zaire uko yafataga igihugu cye, yari umukire wa kane mu isi, ariko nyuma yapfuye yifuza agasupu ko guhuta, nako arakabura kubera ko yanangiye akumva ko ari igihangange. Muzi ko Mobutu bamurebaga nk'umuzimu, nk'ishitani, nk'igitangaza. Akamaro k'ibi nangwa impamvu navuze ibi haruguru nuko Paul Kagame n'abaki bamushyigikiye akenshi kubera inda nini, kuko akenshi burya ibi byose biterwa n'inda nini. Kugundira ubutegetsi burya ni inda nini, nta kindi. Kandi inda nini burya mujye muyigereranya n'ubuswa hamwe n'ubunyamaswa n'ubundi bugizi bwa nabi bushingiye ku kwitekerezaho wenyine ku nyungu zawe bwite, udatekereza ku bandi. Nuko abakoreshwa mu gukandamiza abaturage bo mu Rwanda bose bajye bahora bibuka ko izi ngingo navuze haruguru ari imena. Nkuko nabwiye, amateka ahora yisubiramo. History repeats itself. Izo ngoma mbi iteka iyo zihindutse byose birangira abantu bari mu mubabaro, ndabara baba oppressors, igihugu gisubiye inyuma bikabije, haje ibindi bintu bibi byo kwisubiranamo, cyane cyane by'abantu bo mu bwoko runaka bakibasira abandi. Ku bw'ibyo gahunda mbi y'ubutegetsi bwa Kagame ntabwo ari umwihariko kuri uru ruhererekane rw'aya mateka. Nawe nuko bizamugendekera, ndetse n'abo babaye imbata z'amakoro ye mabi niko bizabagendekera, kuko iyi system yanze kwigishwa n'amateka. Ndabashimiye ko mwanteze amatwi muri iki kiganiro, nk'ibisanzwe kuri channel yanyu. Je nari Michael Mupende. Murabeho.